ko karame bya bindi bya kera ngo bya nyiramakangaza na nyiramakangaza nyiramakangaza ngo mutoge takubwira ngo imbeho ku rugi tabirambabaje uburyo ngishe ngo nakibajije Rugaju harya bimwe bizamo ibara ry'inka nibi nkukubisa urushyi rurumira nkubisa urushyi rurumira ibara ry'inka Rugaju waramutse neza Rigoga sakwe soma shinze umwe ndasakara shinze umwe ndasakara ushinze umwe arasakara yaba atari ari ngicyo harya imyengenzo n'iki cyangwa imyugariro hari utuntu basubizaga twenda gusa aho sindimo n'icyobo tayari ariko ibisakuzo byatumaga abantu ongera ugerageza kandi kamwe numve ko nakwibona bakahora bazibikubwira akantu koroshye nyiramakangaza ngo mutahe imbeho ku rugi sunika kandi hakurya mu gihugu hakurya mu gihugu ikizu kitabamo abantu nuko shaka kandi akanyuma koroshye soko kuraryoha boze umuneke ubwo turakonfirmye ko ikinyarwanda tuzi gusakuza nuko twinjiye imyaka nka 30 bino bintu bigize byari ejo riganira mwinjira mu kiganiro akanyenyeri kanje naragakanda ubwo kimukiye kwa Axel Rugangura kandi akanyenyeri none haragatinya Rugangura yemaze igihe kinini cyane nta mafaranga nkoraho kiretse nk'umuntu ayamba mwakoze mbere mw'abantu mwakoze mbere yawe nuko twinjiye mu rubuga uze kutujyana tugeze kuri Rampti byarangiye agarutse i Kigali wataha rwara malaria ikirere umutoza arakirekrama match zihindagurika muri make twe tuguteza amatwi bitewe n'igihe dufite ibyo bintu biducire mu mayange turaza kugaruka tubaza utubazo tumwe na tumwe babyita ngo ni inkuru ya mpuro yaha mu rurimi rw'ikinyarwanda yego ngo ni breaking nuko bari inkuru nyine ntacyo usize inyuma uko yakabaye ni mpuro yaha boss ibyo byo ntubitinde nzi uko byitwa mu Kinyarwanda nibyo nagwa muri fire ntacyo dukomeze ahubwo twaje muri behind the curtain nyuma y'amarido zimwe Rugaju yita za siri aperi yavuye i Kigali ku itariki 31 z'ukwezi kwa munani nibwo yateze indege yerekeza Tanzania Dar es Salaam yanyuze Kilimanjaro yakoresheje hafi ngira ngo Kigali Kilimanjaro ni minota nka 50 kongera kuva Kilimanjaro rero bakoze stopover bagera Dar es Salaam bakoresheje igihe cyose ni nk'amasaha 2 yuzuye neza kugera Dar es Salaam kuko kuva Kilimanjaro nabwo ugera Dar es Salaam bifata nk'indi saha nabwo kandi nabwo ari mu gihugu kimwe cya Tanzania Axel we numva kuvuga uburyo bira bihugu ari binini sho kugenda nyine igihe kirekire nibyo Tanzania iruta Kenya Uganda u Rwanda n'u Burundi bifatanye bihuje waduha report nta musoro uhaye ijambo hano ngo yakarakana ko kongeraho nibwo inkuru iryoshye hanyuma rero tugerayo dusanga Sekafa mu by'ukuri sinzi ko nukora ibintu byayo ariko Sekafa iracyafite ibibazo cyane mu miyoborere ari naho bagomba gukemura ikibazo niho kibishingiye byose burya ibintu iyo bitayobowe neza ntabwo bigenda neza sinzi ikibazo kibamo kuko amafaranga bagenda bayabona hari 60 by'umukuru w'igihugu atangamo kuva kera cyane ngenge ngo numvisha amafaranga nkiri muto cyane ntaraba n'umuntu ndi ubu ngubu ejo bundi babona official sponsor umuterankunga witwa Betika nawe anagamo amafaranga ikijyanye n'amafaranga kigenda kiyongera ariko ikindi kintu Sekafi kwiriye gukoraho mu by'ukuri ni imiyoborere kuko usanga harimo guhuzagurika kwinshi gutandukanye niyo mpamvu nabivuze ko bari ko apera ageze ku kibuga cy'indege isanga nta muntu wo kuyakira uhari umuntu wo kuyakira uhari winda wayiteguriye uburyo uri bugende mu buryo bwa protocol polisi yiri imbere ibiki ibintu nk'ibyo byabaye ngombwa yuko apera yideburiya iriyeranja ishaka kwivuga ku kibuga cy'indege yerekeza kuri hoteli igera kuri hoteli rero bita Royal Village niyo hoteli n'ubundi apera yabagamo umwaka ushize ubwo bitabiraga Iseka Kagame Cup ariko izi hoteli mu by'ukuri ntabwo ziba ziri kuri standard iri hejuru impamvu
na ubwo amafaranga bayemo kubera ko ari sekafi yishyura yego kubera ko ari sekafa iyishyura si uko APR ariyo iba yabyifuza no kugira ngo birebe nka Rigani yajyanye na APR birebe iyo ugiye gukina CAF Champions League iba yibereye muri Nyereshari ariko kubera ko ari bya sekafa nyine ibakubita aho ishaka ni nko kukubita hoteli 3 ititoranyamo aho wumva wajya ariko zose zitari ku rwego rwiza zitari ku rwego rwiza yego ubwo ikitarabaye kiza ni protokole muri CAF aracyari ibibazo muri sekafa aracyarimo ibibazo so tugira rero kuri hoteli bari bafite match ya mbere bagomba gukina n'ikipe ya Bumamuru yagomba niba mbyibuka neza ari kuba kuwa katatura Bumamuru bari gukina kuwa kabiri bari gukina kuwa kabiri APR igezeyo buke ijya kwitoza saa 4 mbere yuko ihaguruka kuri hoteli byari nka saa 4 ari saa 3 za hano mutangira urubuga rw'imikino imenyeshwa ko itazakina kuwa kabiri ahubwo izakina kuwa gatatu kandi yari gukina kuwa kabiri uwo munsi ubwo byari kuwa mbere izakina nk'ejo saa 11 za Dar es Salaam no saa 10 za hano imenyeshwa yuko itazakina kuwa kabiri izakina kuwa gatatu noneho ubwo saa 6 ihindagurira ikisi nibyo nakubwiraga niyo miyoborere nakubwiraga ya sekafa ihuzagurika mu miyoborere no mu mitegurire y'imikino mu by'ukuri nta mpamvu babahaga barababwiraga ati byahindutse murakina aya masaha murakinira hano nta byabiburese wenda na televiziyo ya Azamu amasaha yo kwerekana imipira n'ibindi wenda probably nta byari bihuriye kubera ko Azamu ahantu byagonganye naho Azamu yerekanaga iminsi mikuru ya Yanga na Simba niko byagonganye ariko nta kindi Azamu yari ifite muri Tanzania kuva icyo gihe bahindagura gutyo bahindaguye umutoza Nabil biramubabaza aravuga ati jewe naneteguye match ejo naneteguye ku isaha 11 none muhinduye umukino murangije mu garura saa 6 saa 6 za harisha kumva kujya muri saa 6 kandi bari saa 5 za hano dusoje ikiganiro nibwo match bitangiye ubwo rero ni kimwe mu byo atishimiye nabonye hari nabivuga ngo Ngaperi yitwaje ikirere ngo cyakumanywa ngo kajya ngo niyo yikiniragaho cyonyine ariko nyango twese murabizi Rigani umaze kujya kuri la bande touche inshuro nyinshi ikirere ni ikintu ni detail utagomba kwirengagiza mu mupira oya ntabwo ari ukuvuga ngo APR yitwazaga nundi ntabwo ari byiza nyine gukina hatari ikirere cyiza niyo watsinda cyane iyo watsindwa il faut que ushyira abakinnyi muri condition nziza ikirere urakireba iyo upanga match rwose ubwo nyine byabaye nko biba disturbing mu mutwe nyine ariko bakora imyitozo Bumamuru baza gukina batsinda ibitego 2-0 ariko Bumamuru aje kumenya za ndani ngo yaje target yari APR niyo mpamvu navuze ni sinshaka kwivanga mu bya politiki cyane ariko ngo bari bavuye rwose BJ ngo bafite briefing ivuga ko ngo nimubona mutsinze APR nimushake mwigarukire izindi match babatera impaga urumva iyo makuru naje kumenya ariko urebe nyango na APR yari ibizi iravuga iti muri sekafa kugira ngo dutsingwe n'abandi kugira ngo dutsingwe n'abamuru twatsingwa n'abandi bayitsinda ibitego 2-0 ariko ntabwo APR yakinga umukino mwiza nubwo yatsinze ngira ngo mwese mwarawukurikiye wenda tubyita ko umukino wa mbere yari ikinnye n'iki abakinnyi bataramenyera n'ikirere kibi itsinda ibitego 2-0 ariko ukabona APR ntago yubaka umukino nyine ngo ubone ibyo bitego bifite byavuye bifite bituruka ubone yuko nyine batanga ikizere byaragoranye ariko ikipe ya APR ibitego 2 misiyo yari ugutsinda ibigeraho match ya mbere irarangira match ya kabiri yari match bakiniye niba nibuka neza ni KMC ni Samuyo match ya kabiri ni KMC ariko KMC niyo yanyuma banganyije nako ni Murandege bakiniriye aho bita General Major Isamuyo ura musirikare nabwo numvuga Kisera musobanura neza cyane no mu general uri muri retirement umeze neza cyane hanyuma yubatse stade rero ngaho na barracks iruhande rw'icyo kibuga na nisa uvuye aho ikipe ya APR acumikagaho bita Kinondoni cyangwa se Magomen werekeza ngo nisa ku modoka niho APR ajya gukina ikipe ya Murandege nabwo iratsinda ariko noneho ikintu cyaje kugaragara muri APR muri Sekafa ni ikintu kijyanye no guhusha barahushaga cyane n'ubu ngubu ngira ngo baracyahusha sibyo bene nk'inyamirambo nayo mbonye badahusha cyane ariko ikintu cyaranze APR muri Sekafa
ibitego bawushaga cyabaga ari ibitego bidasanzwe one on one zitabaho ugasanga barazihushije nganira na team manager wa APR Major Kavuna twanabiganiriye ndavuga ko se kuki abakinnyi ba APR bawusha cyane aranga ati ni ikibazo nyine kigomba gusokera mu myitozo ati ni umutozo ugomba kubikoraho atariko turimo turawusha cyane nanjye sindamenya impamvu ibiri inyuma batsinda rero Murandege bagira 6 ntabwo bari bakikarifiye byatumye ko bategeza umukino wa nyuma kuko umukino wa nyuma ugomba kubahuza n'ikipe ya KMC kandi ukabahuza na KMC bose bafite 6 kuko KMC yari yatsinze Murandege yaratsinze Bamone ifite 6 na APR ari uko nguko hanyuma rero biza guhura na KMC banganye mu 6 ikintu cyari kuborohera nuko bose bagomba kuzamukana mu itsinda banganyije nabwo biza kugenda gutyo nyine baranganya ariko nabwo nyine APR ukabona irahusha ibitego byinshi cyane ukabona nyine umupira ntabwo ugenda cyane nibwo rero batomboye Ari Hilal ari ikintu ngewe wenda tuzaza kubivugaho muri match bakinye n'ikipe ya Gicumbi turi no kugira ngo twihute Ari Hilal yego nge mbona itari gutsinda APR mutoza aza kuyiga neza nge niko mbibona kuko ibintu bibiri nge nakunze kubigarukaho ikintu kimwe cyamuranze no gupanga 11 nabi yego ikindi cyamuranze no gusimbuza nabi ibyo bintu bibiri ntaciye ku ruhande nibyo byakoze APR kugira ngo ive mu kimwe cya kabiri nge niko nabibonye nk'umunyamakuru wari uhari so gupanga ubwo uravuga 11 ko yaba 11 n'uburyo yabahagaritse urumva systeme nyine yakinnye kuri Ari Hilal niyo yamuzonze no kuza guhindagura iyo system APR ifite akabazo nyine muri n'imyitozo ndebye rero match Ari Hilal mwareba niya Gicumbi batsinze ibitego 2-1 nahoze ngana n'abantu mugoro ndavuga ngewe maze igende mwe na APR muri Sekafa n'ubu ndimo ndayireba ariko sinzi ko hari ikipe muri champion y'u Rwanda irusha squad APR urumva rigani ndavuga ni sinzi